twamuye muri ghetto. Umaze iminsi utantesha umutwe none. No, naje. Mbese neza. Umaze iminsi utantesha umutwe none bigenze gute kuje none? Naje nyine bro nari ngukumbuye. Ni byiza mubonye nagushakaga. Wanshakaga se? Umva ejo bundi Tom aheruka kumpamagara ako sinzi yambwiye ko mutameranye neza byagenze gute? Ngo Tom baraguhamagaye? Nta bintu birenze ahubwo yigeze kuzasanga ndi kumwe na sheri wanjye ahantu naza yivugishwa ibintu byo kuza yinyitishwa ngo sheri nandi nyine mu bwisukure. Serious? Se gusa se? Ko ino nta muntu utabizi ko ari sheri wawe. Ariko wagereka kunsetsa. Rama bro, salam. Blessed. Na bitu? Bose amani nyine utuye muri zino quartier tubandangiye kare hano. Amani mwe bibose kuntu. Mana bamwe iki gipango tu hari geto niza bamuko. Hanga. Bana sawa urakoze tu. Safi tu turi kumwe sawa. Wagire man. Abagino tu. Ngo ngari mazimisi na kubona. Man, kutaruherutse kunsura se man uje gute noneho? Umva mbani naje kureba sister wawe hari ikintu nashaka ko tuganira nawe. Mbakanya none. Bana ikibazo kabisa wabukoze tu. Okay, hari. Yanza makuru y'iminsi. Yes. Wari warabuze. Ndahari tu. Ase ikineye kuza hano ni iki wakoreye Tom ko yantaye muri hoteli nanagira niho wabo nkamubura cyagenze bino. Tom? Sera kure Tom, cyakora yaraje ansanga ahantu kumwe na sheri wanjye. Azana ibintu byo kunyitishwa sheri nyine mu bwiza. Kuriza. Nari sheri. Udese ko nako twese tuzi kuri sheri weho. Ariko mwagiye muva mu nzozi. Urona muri mujye urukundo rukibamo. Ubu nawe ntabwo uramenya pansipo abakobwa bo muri mujyi dusigaye tugendera. Principes. Ufite iki ntereho ngukundi. Urambanye iki ukomezanye. Ubwo bishatse kuvuga ngo niba umutipe nta mafaranga afite nta gutereta umukobwa wo mu mujyi. Cyangwa nimba yafite mukakomeza urukundo byageramo hagati akayabura ubwo birangira urukundo rutaruhagarara. Ngo nyine urabyivugiye wabimenye. Mubiterwa n'iki se? Iyo tumaze guhura mu mashuka kabiri, rimwe kabiri. Umva araguta agasiga gufata nk'ibishimbo imbere yawe. Utabajya kwirebera abandi. Ariko ikintu kitubabaza cyane. Iyo agiye gushaka nyine wundi bazabana. Yigira mu makorari yandi yo mu cyaro. Akaba yagiye gushaka wo muwo bazabana. Ubu bakakujugunya umva. Use ko Tom ndamusanga. Umva man, impamvu nkunda kuza hano pe. Iyo ngize ikibazo hari ikintu cyanesheje umutwe. Sevrese ni hano nkunda kuba nibereye. Ntiwampura iteka ryose.
none se mani ko naragushatse hose nakuze byagenze gute? umva mani sorry bana nagahenda mani Mwana nte muri hoteli mani ngumye nicaye ngo ndagutegereje nanakubure koko kumva utarampemukiye kweli. none se mani ntubona nagahindura umukobwa yanteje mani? Ariko mani niwe wabyiteye pe. none se nawe uce kunsonga mani? Oya ntagaruka gusonga mani ariko ibyo nkubwira nukuri. ubwo sibyo nibyo utambwiye ahubwo. Ahubwo umva mani. Mani wowe usanze umukobwa muri hoteli ari kumwe n'undi muntu ukuze umubwira ibya sheri mani. Shut up please man, ubwo nibiki uri kumbwira n'ibintu wabonye byabereye hariya mani. Why bro ko nukuri ndi kukubwira? Ukuri kuhese. Ariko mani ibyo nkubwira nukuri pe. Ukuri umukobwa nkurikije amagambo yambwiye. Pe nta bakobwa mu mujyi benshi nta rukundo batigiriye. Jigomanire mani. Gusa mani reka nkubwire. Mani nge nama naguha nimi sibyo? Wowe ndabizi ko nta mafaranga wigirira. Nura mukobwa ntukwipe ntabwo byari gukunda. Banza ushaka amafaranga ujye kubona kujya guteta abapeti bo mu mujyi. Nimba ntayo cishamba cyawe wigiye mu byaro mani. Kuko nabonye ujyana urugambo gusa kandi ibyo ngibyo mani no discours ya zamani yo imbere ya Yesu. Koko nkurikije umukobwa amagambo yambwiye uzi principe noneho ufite ikimero ngo ukunde urambanye iki dukomezanye. Ukumva rero nta kantu byajyamo hagati mu kakabura nta rukundo mani. Icyakora yakubwiye n'ukuri da. Eba negire mu byaro mu makorano ngo bishakira abapeti kuko bafite mind zitaranduzwa n'iki n'amafaranga. Urumva mind zabo no bose atari shyashya ariko bapfa kuruta. Icyakora nibyo mani. Urebye abakobwa bo mu cyaro nibo bakiri bazima pe. Ubwo niyo gahunda. Ya misiyo yipange tuyirangize mu kanya hakiri kare bose kuko nabona amasaha arimo agenda. Saa buriya uraza kumvugisha n'ibicamo arebe nanjye ndi tayari. Sawa sawa. Boss mwaramutse? Naramutse neza. Narisanze muri gufata ka breakfast sinanzi niba nababwira ikibazo kinzanye. Nta kibazo mwatubwira. So ubushize meruka hano nari naje kubasaba akazi murambwira ngo ngende nzagaruke kuko nabonaga mumeze nk'abantu babuze cyane muri mu kazi kenshi. Sinzi niba rero nababwira ikibazo nari mfite. Numva nta kibazo kabisa mwatubwira. Umukobwa mwiza nkawe wirirwa ugenda n'amadokima gute umeze gute? Gusa ushatse kuvuga iki koko? Ko ngenda sobanukirwa sobanurira. Urumva ibyo mvuze utari umwana kandi urakuze icyo nshaka kuvuga cyumva. Bose rwose sobanura neza pe ntabwo nshaka kumva icyo ushaka kuvuga. Ntabwo ndi kugisobanukirwa pe. Ndashaka ko muri weekend twazasohokana tukabyigaho ugafata akazi utiri gukora n'ibizamini byinshi cyane. Utabura nk'akazi ahangaha rwose kuko umukobwa mwiza cyane. Nk'ubuye buryo si ubwo boss. Tugera hino ahubwo tubiganira tubwire uburyo babona akazi. Sumva se ahubwo. Muri weekend ushobora kuboneka dupangiye gahunda yo kubona akazi byihuse. Umva nje nta kibazo ufite rwose. Umwanya ndawufite kandi direct kireka ikibazo kibaye ari wowe. Okay, tuzahure muri weekend sanga. Umva nta kibazo rwose. Nje niyo wambwira kuza saa 11 za mu gitondo nazinduka. Ubwo gahunda ni saa 8. Saa 8 zuzuye mu kadomo ndashaka ko ariho tuzahura tugakemura gahunda ukabona akazi. Umva nje ndumva rwose nta kibazo. Ahubwo nabira document nazanye reka musubizeyo. Saa nta kibazo. Boss murakoze bayi reka ngende ngo tuzasubira kuri uwo munsi. Nta kibazo nawo muri weekend. God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we
commit all that we are to you, God, everything that we do, and we reach towards you, Jesus. Mana ndagushimye kuko uri Imana itagihinduka, ushimye ko utajya ureba umuntu ibikorwa bye bibi yakoze, uko unkijije ndabishimye, kandi Mana umpa umutima wo kugaruka mbumuntu, kandi menye kugira neza abandi, kandi menye ko nyuma y'imbaraga zose ziri ku isi uri Imana ifite imbaraga zirenze izindi, kuko ibitaro byose nazengurutse ku isi baramfashije. Mana ukorana n'abaganga nabyo ndabigushimiye, ariko mbere na mbere niwe wankishije, ndagushimiye. Icyubahiro ni icyawe Mana. Yesu ngushimiye ko wanyitangiye, maze nanjye ukampa kuba nagaruka mu bantu guhera uyu munsi kugeza byiteka. Mana unyigishe uburyo nabana n'abagenzi banjye muri no minsi, kandi buri wese nawe umunyureho mwami n'ababaye nkuko nari mbabaye, uburwayi nari mfite nabonaga bitashoboka, ariko ngushimye kuri Imana ikiza. Unyemerere cyane rero ukomeze kuza kubana natwe, kandi n'abandi bose bakwifuza mwami ubiyereke. Ushimye kubw'ibyo.